Hello guys, mumeze neza ni Fari M official mbanje kubasuhuza mumeze neza abari burasirazuba abari burengerazuba abari mu majyepfo abari mu majyaruguru abari mu mujyi wa Kigali n'abari hanze y'igihugu mumeze neza numva ningiye ugarutse rero kugira ngo tunenge hari utuntu tubiri nshaka ngo tunengane ese ko muba mutambwiye muri comment ngo natwe tunenge mwebwe nibihe bintu mufite byo kunenga mubyandika muri comment, okay? Reka tubagize muri rusasi. Lata reba mu rusengero umupasiteri araje ashinze urusengero, noneho hari aho bari kumwe akirutangira, mu by'ukuri ntabwo biba bimeze neza cyane sibyo, ariko noneho ko rugenda rukura babandi batangiranye wenda mu mutiyakuni arakoropa mu rusengero arakora amasuku atanga karibu ikaze, noneho warangiza uko rugenda ruzamuka abapasiteri bamwe na bamwe bajya birengagiza abo bantu bagakira bakagera hejuru bakagendera mu maranjwa bakagendera mu modoka nziza mana amayundaya ariyo bagenderamo gusa, ariko nyamara ugasanga muri rwa rusengero wa muntu batangiranye wa undi batangiranye akoropa mu rusengero aracyakoropa mu rusengero, yambara akenda kamwe kacuye sibyo, ikindi ntahagira aho kuba, ariko umupasiteri akaba ari gutera imbere uko bwije n'uko bukeye. Y'ako kantu kose mba numva ntabwo kagaragara neza. Nimba hari umuntu mwatangiranye mukazamurana, yego ni rubanda rugufi, ariko nawe muzamurane, abantu mwatangiranye baba ari ab'ingenzi. Hari ahantu henshi njya mbibona cyangwa se muri urwo rusengero rukaba rurimo abakire benshi ubona amamodoka hari apanze hahandi ugira ngo umukristo wese yazanye imodoka, ariko mu by'ukuri muri urwo rusengero harimo umukene wa burayi, ariko kuko mu bosi yaje mu modoka nziza arahumura, ari kuza nyine ntabwo yitaye kuri ibyo bindi kuko ahaze kuko yambaye neza, araje aricaye nandetse ahubwo umukene agahita amuhagurukira iyo yagiye mu myanya y'imbere. Ese mutekereza neza ko nubwo mwe mumeze neza harimo ababuraye? Nimba muri aho hantu harimo abakire benshi mukaba mutiterateranya ngo murebe umukene ubarimo, mumuteranyirize mu mwubakire cyangwa se munamugurire ibyo kurya, nawe mumuzamure ubwo bukire. Kuki mu nsengero nta yerekwa rikibamo? Kera njyewe najyaga numva batwigisha yuko ngo barateranaga noneho bakaba bakisakasaka bagasangirira hamwe kugira ngo nutabona ibyo kurya nyine arye. Ariko muri ino minsi hari gusenga abasirimu bameze neza. Ese ako kantu murumva ari keza? Ngaka kantu nabanengaga abapasiteri muza mugashinga urusengero, ngewe Fani tukaba twaratangiranye rwose, nkajya ntanga ikaze nkajya nkoropa urusengero, ugakira ukazamuka ukagera ku gasongero warangiza ukanyibagira, nkasigara nkiri kugukoropera urusengero, nta kazi umbamo, nta kenda kazima ngira. Nk'abapasiteri mwe mwagize iyerekwa, abo bakristo muri kumwe mwuterateranyije basi ku mwaka mu kubakira umukene ubarimo muri mwe, uwo mugisha waba mwinshi. Hano rero ko kwikundanaga ari keza, mukire menya umukene, apurisi muri no gusengana, wakabaye noneho urushaho, kuko harimo n'abavuga bashaka kuba banafasha ako kanya ntibababone, ariko noneho we muricaranye murasengana. Simpamya neza urusengero rurenga ibihumbi 5, urusengero rurenga ibihumbi 5 ko haburamo abakene 10.
naho rwaba rukize ruti, ariko mwabakire musengera muri urwo rusengero mwakikusanyije mukareba nk'umukene umwe cyangwa babiri rimwe mu mwaka mukajya mubazamura nabo. ako nakanengaga abakire n'abapasiteri bashinga insengero abo bari bari kumwe bagikennye hahandi hasi bari gufonda, barangiza bakabirengagiza bakazamuka bonyine. aka kabiri rero sasa, aka kabiri navugaga ngo tunenge nako kerekeranye muri ubwo bufasha. Ugiye gufasha ujyanye kamera, sibyo? Ugiye kubafilima yo kuri gufasha. Nimba ujyanye igitenge urabanje ugifotore imbere n'inyuma, uragifotoye. Uko mubizi tugiye gufasha runaka yaramaze iminsi abayeho nabi, nta mwenda yagiraga. Ese ni byiza ko ubuzima bwe bwite nabwo buzana kuri social media ngo tubone tubwote? Mwakihanganye nimba ugiye gufasha ukajyana kamera, kandi mu by'ukuri bibiri tubwira ngo uku kuboko kw'iburyo ni gutanga, ukw'ibumoso ni kukamenya icyo ukundi gutanze. None mvuga bari mbwiza ukuri, iryo tegeko ryarasibamye muri Bibiliya? Ntabwo ribaza. Umuntu afashe agafuka k'umuceri wenda n'amavuta, agiye agafotora kuva aho akaguriye kugeza aho akashyiriye uwo muntu. Abanje kumufotora, aramuhindukije, ageze atya, arakamuhaye nabwo arafotoye. Ewe harya ngo kugira tubone ko wakoze. Nise twe biratureba? Ntabwo bitureba, kubera ko yaba uwufashije sava, ariko noneho twebwe uri kubyereka gufashije ntibitureba, ahubwo byereka Imana yawe niyo izaguha umugisha. Ibintu byose kuri kamera, kuri social media, kuri noneho no gufasha. Agasukari nguze ndabanza nkafotore nkamuhereza. Okay, ufashije ntubishyire kuri social media wabiki? Urumva ku mutima wawe wumva utabufashije? Ntabwo ari keza. Ako kantu nakabanenga gake, ntabwo ari keza. Mwisubireho, nimba ufashije umuntu uramufashije, ariko noneho ushatse no kuzana ubuzima bwe bwite ukabushyira kuri social media ngo bakunde babone ko ababaye. Uyu ntabwo yaherukaga kurya. Ese ma waherukaga kurya ryari? Naherukaga kurya mu minsi ishize. Rero umuntu nyine ugiye gufasha aba nyine abababaje pe. Rero guhita kumubaza ahita akubwira buri kimwe cyose, ntabwo yareka kukikubwira. Ariko se wowe muri mind yawe urumva uri kumukorera ibintu byiza? Ejo niduhurira mu muhanda, yo dore wa muntu wa munyamakuru yasuye runaka, dore uriya usiko ngo buriya yambara gusa, buriya ngo yaryaga rimwe mu cyumweru. Urumva ukuntu muri kwica abantu? Ntabwo ari byiza. Nimba umufashije, fata ugende umufashe, umusenge, umusabire no kuba n'abandi bagira iyerekwa ryo kumufasha, witambukire. Ako kantu rwose nakabanenze, sibyo? Nimba nawe hari ikintu ufite cyo kunenga, cyandike muri komenti tubanenge. Hari igihe umuntu akora ikintu atarabizi yuko wenda ari kabi cyangwa se kajenanye cyangwa se katari keza, ariko iyo umukebuye nawe arabimenya akarekera. Ngako rero tunabanengaga twari tubiri, mutwibuke neza kandi mudutekerezeho neza. Ndakeka utwo tuntu harimo n'abantu nkanjye nabo bumva tutari sawa, ntabwo tugaragara neza, sibyo? Okay. Inama rero nabagira, nimba ufashije umuntu gerageza rwose nk'uko Imana yatubwiye ati uku kuboko nimba gufashije uku kundi ntukamenye uko kuri yagufashije. Bigira ibanga, ugende musenge, mwicishe bugufi, umusabire no kuba n'abandi bagira iyerekwa ryo kuza kumufasha, sibyo? Rero mw'abapasiteri mwe, mw'abakozi b'Imana mwe, namwe bakristo babyumva neza, nimba uri kumwe uri mu rusengero
ukabona umuntu ugukoze ku mutima ko ari umukene, ukumva ko wamwubakira cyangwa se wamugurira imyenda, ubona ku cyumweru yateranye afite yambaye uriya mwenda, none agarutse yambaye umwenda, none uvuga uti kubera iki ntazana agatenge ngo nkamupfunyikire muri amvirope muzanire nawe ajye yambara azagaruke twicarana asa neza. Ese wa mupasiteri we kuki uri kwirengagiza wa muntu wa wundi mwatangiranye nawe uri gufonda, ugakira wenyine ukazamuka ukagera ku gasongero ukamwibagirwa, agakomeza akikukoropera urusenge, ntaho gutaha afite, nta byo kurya afite. Shiri wacu, ibi bintu birakaze. Ni ukubera iki? Banza uzamure ba bantu mwatangiranye nabo bazamuke, babandi nakunda ukiri hasi nabo genda bazamura gerageza ubazamure nk'uko nawe wazamutse mu gihe bo bari bahari abandi batari kuza kuko bitaruzura, baje ari uko byuzuye. Rero bihereza agaciro abo ngabo baje aka kanya, wirengagize ba bandi mwatangiranye neza. Barababaje, ufitemo abakene benshi, urabihoreye, ugiye kwigurira indi modoka nziza, iyindi yashashe. Bantu, inama nabagiraga, zamura mugenzi wawe, ufatane ukuboko. Ese nutamuzamura azazamurwa kari we muri kumwe? Uragira ngo Imana ivuge ngo uriya muhereza inzu, wowe kukiryo yerekwa ntagucaho uvuga ati uriya muntu mubona ameze gutya na gutya, ashobora kuba ntaho afite ho kuba, maze uhamuhe. Niko gukora umurimo w'Imana. Wirindira ngo Imana ibanze ivuge, nawe ubwawe yakuvugiramo. Akenshi ariko turanabyumva, ahubwo ikibazo cyacu ntabwo tubishyira mu bikorwa. Umuntu uramubona umutima ukagukoraho ngo mufashe iki, ariko ntabikora. Ni inama nabagiraga, wihangane ho gatoya, ariko nabibonaga kenshi ngiye bikanjena, ugasanga barirengagiza abantu kandi baratangiranye, ari nibo umumaro kuri we, nibo bamukorera byinshi. Mwakoze cyane rero, mwakoze kuniga amatwi iki kiganiro. Ntugikunda wihangane, usige like na comment kandi unayisharinge. Bibaye byiza wanakora kuri subscribe. Yesu abamugisha.